nk'abahagarariye inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni umwanzuro twari twiteze kubona, twari tumaze n'igihe tuwiteze, wadushimishije. Byadushimishije kuba mbere na mbere yahamijwe ibyaha ndetse n'igihano cyo gufunga burundu nacyo cyadushimishije. Ngira ngo igishimishije kurusha ibindi ni uko yahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Kuba agasozi ka Karama yagize uruhare mu kwica abantu bari bahungiye, nk'umujandarume wajyanye ingabo akarasa agafasha n'interahamwe zikica, biratubabaza, byaranadutunguye kumva ko atarimo, ariko ubutabera bugira inzira yabwo. Twizera yuko niba hari n'ubundi buryo bushoboka bw'uko nako yakaburanishwaho byazakorwa, ariko nk'abacitse ku icumu ikidushimishije kurusha ibindi ni uko icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi yagihamijwe ndetse agahabwa n'igihano kiruta ibindi. Mbere na mbere twabanza gushima igihugu cy'Ubufaransa, tukanashima na leta yacu y'ubumwe, kuko byose biri mu kuva mu mubano mwiza ugenda wubakwa. Tukaba rero tutavuga ko butinze cyangwa se butebutse, buriya buzi igihe. Kuba yabihamijwe ubwabyo biravanaho iyo ntimba yari imaze imyaka 30, kandi biratanga n'icyizere cy'uko n'abandi bakihishe igihe kizagera bagafatwa. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa murawuzi mu minsi yashize, nkeka ko nawe wagiye ugira uruhare hari mu itinda ry'imanza nk'izi, ariko ubu ngubu uko bihagaze umurongo birimo biratanga icyizere ko n'abandi bihisheyo bazafatwa bakaburanishwa. Ngira ngo nk'abahagarariye inyungu z'abacitse ku icumu ya jenoside yakorewe abatutsi, icyo twakwibutsa ni uko Biguma ari we Philippe ntabwo yakoze jenoside wenyine, yafatanyije n'abandi. Ikindi kandi nk'umujandarume yakoresheje ibikoresho yari yahawe ndetse n'ububasha, hari ababimuhaye ndetse banamufashije mu kwica abatutsi, barakihishe hirya no hino. Nabo twizera yuko igihe kizagera bagafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Ndetse n'ibindi bihugu yaba iby'i Burayi, Amerika, nabyo hari ibyatangiye iyo nzira yo gufata abakoze jenoside bakabacira imanza. Twizera yuko iyo nzira izakomeza kandi byanaba byiza ikarushaho kwihutishwa, kuko nyuma y'imyaka 30 hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakiriho, ariko hari n'abagenda basaza. Twifuza yuko rero bishobotse izo nzira z'ubutabera zihutishwa, abantu bakabona ubutabera byibuze bagihari. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com.
Yes, bakunzi bakaregera Omar Pano, aha turi ni mu karere ka Nyanza, by'umwihariko mu busitani aho intara y'Amajyepfo ikorera. Twaje mu karere ka Nyanza tuhamaze iminsi ibiri, turi abanyamakuru ba Pax Press, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro, tugera kuri 13. Icyatuzanye rero byari bijyanye n'isomwa ry'urubanza rwa Biguma, hano azwi mu karere ka Nyanza mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, yitwaga Biguma bigeze ku munwa, alias Biguma. Hanyuma amazina ye yitwaga Hategekimana Philippe, hanyuma ageze mu Bufaransa yita Philippe Manier. Ahangaha rero akaba yarahabaye ari umujandarume wari wungirije komanda wa brigade, yari adjudant chef Hategekimana Philippe. Hanyuma rero ni urubanza rumaze igihe, rwatangiye mu kwa gatanu mu rwego rw'ibanze rw'urukiko rwa Rubanda, Cour d'assises de Paris. Hanyuma aza kujurira ejo rero ku itariki ya 10, aza kujurira mu bujurire. Urubanza rumaze amezi hafi abiri. Itariki ya 18 saa 6:45 abantu bose bari bamaze iminsi bategereje ko rusomwa. Hanyuma saa 6 mu gicuku, saa 6:45 kuri no tariki ya 18 nibwo twaje kumenya ko urukiko rwamuhamije ibyaha hafi ya byose yaregwaga, rukamuhanisha igihano cya burundu nk'uko n'urw'ibanze rwari rwaramukatiye. Ejo ku itariki 17 yari yamaze mu masaa 6:15, yari yamaze kuvuga ijambo rye rya nyuma, aho yagarukaga ku kwicuza avuga ati ibyabaye mu Rwanda ni kushumar, ariko ngewe iyo kushumar ni inzozi mbi, atariko na n'ubu ngewe ndacyazirimo, ati kubera ko harabona hishe, harabona kijije, ati kandi ibyabaye muri Nyanza nge naramaze kujya Kacyiru. Avuga ariko yongera agaruka kwicuza akababaro yatewe n'abagiye gutanga ubuhamya, bagaruka ku mateka yabo yo muri Nyanza y'igihumbi 1994. Byose asa n'ugaragaza nkaho abyicuza, ariko ikigaragara nuko urukiko rwongeye ruterura igihano urw'ibanze rwari rwamuhaye, igihano cya burundu icyo yakatiwe uyu munsi ku itariki ya 18. Abanyamakuru rero uko turi 13, dufite n'umuntu wagenda agatwereka muri kino gice cya Nyanza yonyine y'umujyi. Twasuye amasite agera muri 13. Ubwo 13 nubwo ndaza kugenda nyagarukaho buri site mvuga ibyo twahabonye. Ubwo ntabwo mbariyemo igice cya Nyanza y'ibumoso igana ku Mayaga, umusozi wa Nyamure, umusozi Nyamure muri Muyira, umusozi wa Karama muri Ntihazo na Izarisonga. Gira ngo Izarisonga ni hagati ya Rusatira na Ruhashya, ntabwo mbyibuka neza uko amakomine kera yarameze, ariko aregeranye. Ruhashya ni Rusatira, Izarisonga muri komine Rusatira, hanyuma Izari Rubona ngira ngo niyo iri muri Ruhashya. Aho hose rero nka komanda wungirije wa gendarmerie ya Nyanza, aho hose niko yagiye agenda havugwa ku mabariyeri, gutanga ibikoresho, ibyo tugiye kugarukaho. Tukigera aha twabanje kubigega, murahazi kubigega ku muhanda mugari uhuza Kigali, Butare, Akanyaru. Aho ngaho niho hari bariyeri ya mbere yari ikaze cyane, binavugwa ko iyo bariyeri yiciweho n'umuntu wa Burugumestre Gisagara yari Burugumestre wa Nyabisindu, nawe wapfuye kuri Jenoside, ariko murumuna we wari Kigali. Imodoka ya Croix Rouge yamuzanye imuganisha i Butare, hanyuma igeze ku bigega barayisaka, basanga aryamyemo munsi, hanyuma baramwica. Biguma rero aho hose ku mabariyeri, uruhare rwe rwari urwo gutanga ibikoresho, kwashyira abajandarume. Hari ngo n'abasirikare baje baturutse muri ESO, abaturage bamwe bakabitiranya n'abajepe, ariko abo bose aha muri Nyanza naho ku bigega barahageze. Ikindi nuko ku bigega yafatanyaga n'uwitwaga Tubirimo, amazina ye nyayo ntago ndi kuyibuka neza, ariko Tubirimo ni nko kuvuga ngo hari icyo turi gukora. Ibintu byose yababwiraga abantu ngo Tubirimo. Uyu Tubirimo rero ngo akaba yari directeur wungirije ikigo cya Forge, kiri hariya hasigaye ari Kavumu bajya bigira gutwara amakamyo. Icyo kigo rero we yari yungirije, ariko arusha imbaraga wari directeur, ku buryo n'imodoka
y'icyo kigo ariyo yakoraga akazi, harimo n'uwitwaga ngo Karege wakoraga muri Reteri. Hanyuma ku bigega rero murumuna wa Gisagara niho yaguye, Gisagara burugumestre. Tumanutse gatoya urenze ahahoze hakorera intara, ugeze ahantu hari igaraje n'ikinamba aho bita mu Kivumu. Mu Kivumu ni neza mu marembo y'uwo ngo tubirimo, naho hari indi bariyeri. Turaza tugera mu mujyi rwagati wa Nyanza ahitwa kuri Trafipro. Iyo bariyeri yo kuri Trafipro ni imwe muri nkeya Biguma yemera ko yaba ayizi muri bariyeri zose zari muri kano gace. Iyo kuri Trafipro iri muzo Biguma yemeraga. Turagenda tugera imbere y'ahahoze hoteli iracyana hari n'ubwo itari gukora Dayeno, aho hari bariyeri bita iyo ku cyuma cy'umuriro, harimo akantu kameze nk'agatransfo gatoya bahita ku cyuma cy'umuriro, naho hari bariyeri mu mahuriro y'imihanda zari tekinike zo kugira ngo abantu baturutse imihanda yose hatagira ukikanya ngo akomeze. Ngarutse ku Kivumu, juste Ikivumu cyari aho isambu ya gereza igarukira, ubwo iyo mvuze gereza ya Nyanza aho yahoze ni ahangaha duhagaze, hubatse inzu ya RSSB ikoreramo intara ngira ngo na Beka. Ndumva ngo Kivumu rero ni mu kabande hasi utangira guterera winjira mu mujyi wa Nyanza uciye kuri gereza. Hanyuma bivuze ngo abantu baturukaga hakurya mu ishyamba rya gereza bageraga kuri iyo bariyeri yo mu Kivumu imbere yo kwa tubirimo bakahasiga ubuzima. Tuvuye ku kazu k'amazi twagiye kureba ahahoze hubatse nabyita kasho bafungiragamo abatutsi bategereje kwicwa. Iyo kasho urebye mu kaboko k'ibumoso ka Nyanza ni prolongement igaragaza ko hari nka zone judiciaire niko navuga, kuko habanzaga parike, wakwambuka parike ukagera aho hari kasho ariko hagakurikiraho gereza. Niyo kasho yasaga naho yubatse mu isambu ya gereza, barayishenye ariko ntabwo aho hari kasho twahasanze hahinze ibishyimbo, ariko hashenywe vuba, hahoze na nyuma hagiye hafungirwa abantu. Aho rero naho hagiye hafungirwa abatutsi bategereje kwicwa muri Nyanza. Tuvuye aho ngaho tujya kuri stade rero ho hasaga ngo naharinzwe cyane, kubera ko imodoka zaturukaga imihanda yose zikoreshwa zizanye abatutsi bagomba bakicwa, imirambo bakayistoka hariya imbere ya stade ya Nyanza. Ubu ngubu hari nka auto école, ariko hakaba harinzwe cyane ngo ku buryo nta muntu washoboraga kuza ngo abe yafotora cyangwa amenye ayo makuru. Abazungu bo muri za Seyiseri n'abandi bo mu yindi miryango ku buryo bajyana ayo makuru, kuko ngo yari imirambo myinshi cyane. Noneho za modoka zabazanye ari bazima, bamara kwicwa zikongera zikabapakira zijya kubamena muri Nyamagana, mu cyuzi cya Nyamagana. Abandi bakabajyana mu mugezi wa Mwogo, abandi bakabagarura muri mu masambu ya gereza ahari amafose boutique yajyagamo imyanda iturutse muri gereza, yari nk'amatoilette y'abanyururu. Hanyuma indi site twasuye nahitwa mu Amasipure ubusa nugana naho hahinzemo ibishyimbo, ubusa nugana harimo jardin hafi n'akarere. Aho rero mu Masipure niho habereye inama nakwita rukukumba, ubwo komanda wa gendarmerie witwa Birikunzira yavugaga ati nihagira inzoka yizingira ku gisabo muzayicane n'igisabo izajyane. Hanyuma amaze kubivuga, noneho uyu Biguma waraye wakatiwe mu rukerera gufungwa burundu nawe arabishimangira. Urenze gatoya, impamvu ndi gusubiramo aya masite ni ukuvuga ngo kado gace ka Nyanza y'iburyo nkabariyemo amayaga, kuba twabashije gusura site zigera muri 10 na zingahe mu minsi 2, nuvuga ngo aho tutageze niho henshi. Ubwo rero tuvuye mu Masipure twagiye kuri ADPR naho habereye ibintu bidasanzwe, harimo icyo kuba abantu kuri iyo bariyeri yo kuri ADPR abari bayiriho bahawe amafirimbi yari yo kuvuza mu gihe babona basumbirijwe abo kuri bariyeri abari bateguye kwica.
basumbirijwe wenda nabo abo bagombaga kwica babanye benshi, donc basubijwe n'ibitero by'abatutsi babashoboraga kwirwanaho, bakavuza amafirimbi akagera kure, noneho gendarmerie mu ruhare rwa Biguma bakohereza abajya gutanga ramforo, niko nabivuga. Ahangaha ndanibutsa ko hano kuri ADPR niho hari umugabo wari umaze iminsi afungiwe ibyaha bya jenoside, yahoze ndamwibuka twiganye muri kaminuza, nyuma za kuba meya wa Kayumbu muri ya reforme ya 2001 kugera 2006, ayobora abameya wa Kayumbu, aho niwe yavuye rero aza gukurikiranwa. Nanjye byarantunguraga nk'umuntu wari umuzi, n'abandi bari bamuzi muri Kayumbu, muri Kamonyi, ariko bagatangara, ariko biza kugaragara ko nawe ibyaha yarakurikiranwe yabikoreye ahangaha kuri ADPR, ngo ari mu bavuzaga amafirimbi. Tuvuye kuri ADPR twagiye tugera ahantu mu mudugudu wa Rukari, aho nise triangle de 3B. Iyo mvuze ngo ni 3B, ako kantu nagakuye kuw'inteko twagiye gukurikirana iby'urubanza rwa Rukeratabaro nawe waburanaga muri Sweden. Hari amahuriro y'imihanda ameze nka triangle imwe, mu nguni imwe ari cyo bitaga brigade na habaga hari abantu bagomba bakora batoranya bagomba kujya kwicwa. Hanyuma hakabamo brigade, imbere hari bariyeri, munsi y'umuhanda hari brigade, yari brigade y'abajenosideri, imbere mu muhanda harimo bariyeri, hanyuma haruguru hari akandi bitaga blende rero niyo nyuma yo gutoranya muri brigade, bamaze gutoranya abagomba kwicwa, abandi bakabarekura, hanyuma muri blende bagashyiramo abamaze kwemezwa ko bagomba kwicwa, bakaba bahabashyize kugira ngo babone bashaka imbaraga zo kubica, cyane cyane none n'abagore bakafatirwa ku ngufu. Ako kantu nagakwiye kuw'inteko rero, naha muri Nyanza nabonye ayo triangle ahantu habiri. Ahangaha ni mu Rukari, ahantu hari akapa k'umudugudu wa Rukari, naho munsi ku ruhande rumwe hari aho bahitamo nakwita nka brigade, hanyuma hakabamo bariyeri, hari mu mahuriro y'imihanda, harimo umwe ukushumuka ujya ngira ngo nka Mushirarungu, n'undi ugaruka i Nyanza, none hakaba yanzu nakwise nka Burende, nayo babanzaga gushyiramo abagomba kuzicwa. Tuvuye aho ngaho twagiye Nyabubare, ahantu habereye ibintu by'ibitangaza. Mu rubanza rwa mbere abanyamakuru bagiye bafotora, nanjye ko ntari impari niyumvishaga neza, ariko ni agasozi gasa n'agateretse. Noneho bivuga ko hari umugabo wagize igitekerezo cya gitwari witwa Girishuti Pierre, yari avuye mu gisirikare, ariko bakavuga ko ngo yari afite imbunda. Noneho ahungisha abaturage bavuga ati muve hano, aho kugira ngo bahatwicire, tujye ku gasozi ka Nyabubare aho tubasha gukontorora aho baturuka, kandi nibaza kutwataka natwe twirwaneho. Ubu rero Girishuti yari afite imbunda kugira ngo bahabakure, nuko haje muri ya ramforo iva muri gendarmerie ya Biguma, haza imbunda nini bitaga Mortier 60 cyangwa 64 sinibuka neza. Noneho yo itangira ikabisha amasasu hahandi Nyabubare, kuko na gasozi gasa nakari hasi. Noneho bashyira imbunda hejuru. Tuvuye Nyabubare twagiye Nyamiyaga, naho ahari umugabo w'umukungu wari ukize cyane witwa Kagabo. Twabonye naho ahantu abamukomokaho bubakiye imva ye, ariko hanze aho naho haguye abantu benshi. Hanze y'urugo hari icyobo ngo cyarimo imibiri myinshi, ariko yaje gukurwamo ijyana mu rundi rwibutso, hasigara uwa Kagabo Pierre uri aho muri icyo gipangu gifunze, n'undi bavuga ko ari uw'umwuzukuru we wari ufite imyaka 2 w'umukobwa, ngo hari imva ye iri iruhande rw'umuhanda. Tuvuye aho ngaho twagiye ahitwa Bleu Blanc niho ngira ngo twahabanje mbere yuko tujya Nyabubare, naho hari n'ubu hari amazu nubwo yahindutse, ariko nyine bahitaga bariyeri yo kuri Bleu Blanc, nayo yiciweho abatutsi. None tuza gusoza tuza aho twise ku kazu k'amazi, aho ibariyeri bitaga yo ku kazu k'amazi. Abazi Nyanza barahazi, ahantu hatuye imiryango y'abantu bitaga abayora. Aho naho ku kazu k'amazi naho ni muri triangle de 3B, naho hari brigade,
hakaba burende, hakaba na bariyeri. Ni hagati mu mihanda hahurira imihanda nk'itanu, umwe usubira Rwabicuma, undi ukata ujya kuri centre de santé ya Cyaratsi, undi umanuka ujya mu baturage, undi ukomeza imbere ujya Nyanza, n'undi uca muri iyo miryango y'abayora ugenda ugahinguka ahahoze urukiko rw'imari ya leta, Cour de compte. Aho rero naho aho ku kazu k'amazi naho habereye ibintu byinshi cyane, ngira ngo aho nasimbutse naho bivuga ko Biguma yiciye burugumestre Nyagasaza Narcisse wari burugumestre wa Ntyazo. Uyu Nyagasaza abamuzi cyane, numvise abo twabashije kuganira bo ku Mayaga bavuga bati yaraje amujyana mu modoka no kugira ngo amuhurizemo, amuga ati urira Mabyayaso, kuvuga ngo urumva komanda wa gendarmerie kubwira burugumestre ngo ni Mabyayase, byavugaga ko muri jenoside ubwo nyine burugumestre nta mbaraga yari afite. Bana bigarutseho tuvuga kuri za kubigega no muri za kasho, aho ahafungiwe wari prefe wa Butare Habyarimana Jean Baptiste, nawe azanywe na uko babivuga azanywe na Colonel Muvunyi, nawe Habyarimana nawe yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma rero Nyagasaza Narcisse amateka ye na Biguma ntabwo ari ayo muri jenoside gusa, kuko ngo na mbere yaho Nyagasaza atorwa, Biguma ari wari ushinzwe amatora atishimiye ko hatorwa Nyagasaza. Ubwo rero noneho igihe cya jenoside kigeze, noneho asa naho noneho arangiza umugambi yari afite. Undi mu burugumestre nk'uko twabivuze ni wari burugumestre wa Nyabisindu witwa Gisagara, nawe ari mu bo Biguma ashinjwa. Biguma rero nk'uko urukiko rwabyanzuye muri ayo masaa 6:45, ibyaha byinshi byamuhamye na Nyagasaza, urupfu rwa Nyagasaza, abaturage hari ibyo yahamijwe we ku giti cye, n'ibyo yahamijwe ko yakoresheje abandi, faire commettre des crimes, gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi. Nkaho ngaho ku kazu k'amazi habwa abatutsi 28, abo ngabo ntabwo yabihamijwe nk'uwabikoze, ariko yabihamijwe nk'uwatanze amabwiriza ko bakwicwa. Ikindi nibagiwe nuko hano Nyamiyaga kwa Kagabo hari imbunda, haraswaga n'imbunda ebyiri, imwe iri hepfo ituruka nkaho za Bleu Blanc, indi iri ku gasozi ka Gacu, ariyo noneho kuko uri kuri Gacu abareba hahandi Nyamiyaga aho kwa Kagabo asa n'ahareba munsi. Ni urubanza rero nk'uko twakomeje kubakurikiranira, itangazamakuru ryinjiye muri izi manza za jenoside zibera hanze y'u Rwanda kuva muri 2016 nibwo twatangiye kuzikurikirana, kubera ko tweberaga ko hari izabereye hanze nyinshi, noneho aba victime ntibamenye ibyavuyemo. Twarabimenye, twarabyumvishe tugiye Icyangugu kwa Rukeratabaro, bamwe bavuga bati se bimeze bite batarabonye amakuru. Hanyuma twiha gahunda kuvuga ngo iyo urenganye ukarenganurwa ntubimenye ukomeza urenganye. Niyo mpamvu itangazamakuru byabyinjiyemo duhera muri 2016 na 2017, imanza twohereza yewe abajya kuzikurikirana, natwe mu Rwanda hagasigara abandi bagenda baganira n'abaturage, natwe twazabwe no kugira twumve uko byakiriwe. Nkuko mwumvise na meya bivuga ko imanza zirafasha kugira ngo abantu babe gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda yagira umusaruro, kuko iyo abantu batazi ko ubutabera babubonye kwiyunga biba bigoye. Ikindi nuko izo manza zibera hanze arushaho yari hafi, ariko izibera mu Faransa, muri Swede, mu Bubiligi, mu birometero birenga ibihumbi 7-8, noneho zikaba imanza harimo distance temporaire, spatiale ni ibirometero birenga ibyo ngibyo. Icyaha cyabereye mu Rwanda kiri kuburanishirizwa mu birometero 8,000, noneho n'amakuru abafite amakuru imyaka 34 myinshi, abari bahari bakibasha, harimo abamaze gusaza, abamaze gupfa, hari n'abibagiwe. Ibyo nabyo ni ibindi bintu, ni bimwe mu mbogamizi z'izo manza. Ariko noneho iyo habayeho umunyamakuru itangazamakuru ikabwira ba bantu
abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bavugwa muri urwo rubanza nabo bagahabwa amakuru. Nk'ubu ngubu hari ikintu gisa na polemike meya wa Nyanza Erasme Nazinda nawe yagarutseho ku kijyanye n'abaturage ba Karama muri Ntyazo. Abo baturage abiciwe Karama na Ntyazo ntabwo Biguma yigeze ababurana, iyo dosiye ntayirimo, ariko ubwo urumva nabo ubwabo bumva ko batabonye ubutabera, ariko nk'uko meya abivuga ati n'ubundi ni burundu bamuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo niyo abakarama ibyabereye i Karama byashinjwa Biguma nta gihano kirenze burundu, kandi ngira ngo juge d'instruction wakurikiranye amakuru kuri Biguma waje muri kano karere agashaka amakuru, yasanze adafite ibimenyetso bihagije bituma cyo atakishyira mu byo ajya kuburana, ajyana ibyo yizeye kuzatsinda, kandi koko niko byagenze. Urubanza Biguma yahamijwe igihano cy'igifungo cya burundu. Ubu ni ukuvuga ngo ubundi bujurire nyuma y'urukiko rwisumbuye rwa Rubanda, nyuma ya cour d'assises, kongera kurana ni mu rukiko mu bijyanye n'inkiko zo mu Bufaransa, ni urukiko rusesa imanza, kandi urukiko rusesa imanza ntabwo rureba ngo ibyaha warabikoze cyangwa wabikoze, ahubwo bareba ngo ni irihe tegeko ritubahirijwe, ni ibiki bitagenze neza mu nzira y'amategeko, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ibi bikorwa warabikoze cyangwa ntibabikoze, ntabwo ari cyo bareba. Bashobora kureba wenda ko abatangabuhamya batari bisanzuye, bakareba ko wenda umushinjacyaha atarafite amakuru ahagije, bakareba ko wenda inyangamugayo zitari zuzuye, ni iki kitari ni iki kijyanye n'amategeko. Rero ni ugutegereza niba azajurira akajya mu rukiko rusesa imanza, ariko ho azaba avuga ikitarubahijwe mu by'amategeko, ariko ntabwo azaba avuga ngo ibi ndabyemera, ibi simbyemera, nk'uko byagenze ajuririra mu rukiko rwa Rubanda muri cour d'assises urwego rwa kabiri. So muri make rero kandi tuzakomeza izi manza, nazo ni ibintu abanyarwanda baba bagomba kumenya. Tuzakomeza tuganire, n'ubu mu kanya turaza kuvugisha perezida wa Ibuka mu karere ka Nyanza atubwira uko bakiriye n'ibigiye gukurikiraho, kuko umuntu warenganye agahora mu karengane bimuca intege mu mikorere, mu mitekerereze, ariko noneho iyo bumvise ko ubutabera bwatanzwe hari byinshi bihinduka. Ubwo rero turaza kumenya ngo ese Ibuka n'abanyamuryango bayo gahunda uko bakiriye urubanza ni iki kigiye gukurikiraho. Ikindi ni uko nk'uko meya yabibajijwe akanabisubiza, ni uko n'imanza z'indishyi zigomba gukurikiraho. Ubundi iyo urubanza penali rwamaze kuba, muri zino manza zibera hanze hari igihe haba ari abantu bikoze partie civile, ariko n'abataba batagize ntibagomba kugira impungenge, kubera ko ku rubanza rwamaze kuba itegeko rwa penale, umuntu wese ubifitemo uruhare ashobora kuregera indishyi yifashishije rwa rubanza, kuko aba ari ntakuka. So mwakoze cyane rero bakunze ba Karegeya Omar Pano hano mu karere ka Nyanza, batwakiriye neza, ari kwa Bizimana, ari kwa Didier, hari abantu bakurikirana abarimu muri Kristo aho twize. Akantu kanshekeje nuko Didier akimbona ngiye kusaba icumbi iwe yavuze ati ngwino hano ntago tukugira nk'ahandi ibyumba, bita numva ko byose abayabikurikiranye, ko rigeze kubabwira uburyo ibyumba bigeze kumpa icyumba, najya kuri tere mukaniga nkagaruka nsanga bagitanze, bagihaye abamasaha b'iminota, kandi ngiye nasabye iminsi. Ubwo rero Didier yahise anyibutsa iyo kesi y'ibyumba, bita numva ko ibiganiro bikurikira. N'abandi benshi hano muri Nyanza harimo abafana benshi, harimo abadukurikira, harimo abatugira inama, bose abadamu, abagabo, bose twagiye turamukanya, kandi nabakunze. Nzongera ngaruke, mwakoze cyane. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jakana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye, by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza.
Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com.